Bakunze ba Inyamaswa TV ndabasuhuje. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe inyamaswa yitwa Puma. Ni inyamaswa dusanga ku mugabane wa Amerika cyane cyane mu ishyamba rya Amazon. Iyi nanone ifite amazina menshi nk'ayishoka. Bayita intare yo mu misozi, ikitwa kuga, ndetse hari n'abayita kaca mount cyangwa penta. Puma tuyisanga mu gice kinini cy'isi kuva mu mashyamba yo muri Canada ukamanuka ukagera mu majyepfo ya Amerika mu gace bita Patagonia. Tikati. INYAMASWA TV. INYAMASWA TV. Nizere ko utari bumbwire ngo urabona ari intare. Nibyo koko birasa. Puma ni umuhigi udapfa guhusha intego. Ifite umubiri w'ibigango kandi ikamenya gusimbuka ku buryo ishobora kwijugunya ikagwa muri metero 12 z'umurambararo. Ubwo kandi ikaba yasimbuka urukiramende rwa metero 4 n'igice. Mu gihe nyinshi mu nyamaswa zo mu bwoko bw'injangwe zikunze kurangwa hanini n'umuvuduko wa Puma, yo ikintu yibandaho ni imbaraga no gusimbuka. Ibi bifasha kubaho mu duce turimo amashyamba, imisozi ndetse n'ubutayu. Iyi ni nk'umukinnyi ngororangingo w'umuhanga. Mureke noneho turebere Puma ku ngano yayo. Bitewe n'agace ibamo, Puma y'ingabo ishobora gupima ibiro biri hagati ya 50 kugera kuri 80. Naho ingore ikagera hagati ya 35 kugera kuri 60. Bigenda bihinduka bitewe n'imiterere yaho ziba kugira ngo zishobore guhiga. Urugero, Puma yo mu misozi yo mu majyepfo ya Amerika usanga ari intugeranyije n'iyo mu majyaruguru, ariko zose usanga zifite ubuhanga mu guhiga tutiteye ku ngano yazo. Umutungo ukomeye kuri Puma ni umuco wayo wo kwihangana. Turabizi ko inyamaswa ihiga ari yonyine ibigomba gukoresha uburyo bwo kwihisha no kubikira kurusha uko ikoresha umuvuduko no kwirukankana umuhigo. Puma igenda mu ishyamba bucece ku buryo imirindi yayo iba imeze nko kongorera gake cyane. Irakomeza ikegera umuhigo mu ibanga rikomeye kugeza ubwo hagati yayo nawo hasigara intera ntoya, ubundi mu gihe cya nyacyo ikirasa nk'umurabyo igasimbukira umuhigo ikawucakira ikoresheje imikaka yayo idahusha na gatoya. Gusa nanone siko buri gihe ibintu bigendekera uko yabyifuzaga. Inyamaswa z'imigi si gake zitaha imbokoboko nta mahaho zicyuye. Uretse ko Puma idacika intege burundu, irakomeza igashakisha kuko mu ishyamba nta kintu gikenewe nko guhozaho, kandi Puma ibyo irabisobanukiwe birambuye. Kimwe na nyinshi mu nyamaswa zo mu bwoko bw'injangwe, Puma nayo yiberaho ukwayo kwa yonyine. Ibyo bigatuma ikoresha imbaraga nyinshi mu kurinda agace kayo. Ingabo ziba zihariye agace kangana na kilometero kare 160, ni ukuvuga ahangana n'akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Iyo ari ingore, agace higiramo karushaho kuba gato. Buri Puma ishyira ibimenyetso mu gace kayo binyuze mu kwasiga impumuro yayo. Irahanyara, igasharura ku biti ndetse ikahituma. Iyo mpumuro cyangwa umunuko ni nk'ubutumwa bugufi bugenewe izindi Puma bugira buti, ubu butaka ni ubwanjye. Nubwo bidakunze kubaho, hari igihe Puma ebyiri zishobora guhura. Iyo zihuye zishobora gukangana, ariko inshuro nyinshi zirinda kurwana. Zikunda kuba zonyine buri yose ukwayo. Niyo mpamvu iyo ibonye ingenzi yayo ihitamo kwigendera ikajya kure. Mu nyamaswa zimeze nk'injangwe, Puma ni imwe mu zishobora kwirwanaho zikaba ahantu hafite imiterere iyo ari yo yose muri Amerika. Uzayisanga mu mashyamba y'inzitane yo mu majyaruguru y'uburengerazuba, ndetse no mu butayu bukakaye bwo mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Amerika, ndetse no mu misozi igizwe n'ibitare bishinyitse muri Indies. Izindi nyamaswa nk'intare ndetse n'urusamagwe usanga ziba ahantu hafite imiterere runaka, ahandi zikaba zitahashobora, ariko Puma yo ishobora kuba ahantu hari imiterere itandukanye ndetse n'ibihe binyuranye. Ni nako bimeze ku bijyanye n'imirire, kuko Puma ishobora guhiga inyamaswa nyinshi hakubiyemo nk'imbeba ndetse n'izindi ngugunnyi, inyoni, indyabyatsi zirimo nk'impongo, ndetse byayiyobereye ikaba yajya kwica amatungo yo mu rugo. Puma ihora iri maso igihe cyose, haba ku manywa cyangwa nijoro, bigatuma ishobora guhiga ku kigero gihambaye. Ibasha kureba neza n'ahantu hari urumuri ruke cyane, ari nayo mpamvu ikunda guhiga mu rukerera no ku mugoroba izuba rirenze. Ku bijyanye n'ubushobozi bwo kumva, nayo iri hejuru. Puma ibasha kumva amajwi ari kure cyane mu gace kayo.
ubwo bushobozi bwo kureba no kumva buyifasha kumenya ikintu kikikije, bityo igahora yiteguye guhiga cyangwa guhunga mu gihe bibaye ngombwa. Nubwo Puma idashobora gutontoma nk'intare cyangwa urusamagwe, nayo ifite ikibonezamvugo cyihariye. Irahuma ndetse ikajwigira ku buryo urusaku rwayo rushobora kurenga ikirometero. Ijwi ryayo riba riteye ubwoba kuri buri wese ushobora kugira amahirwe yo kuryumva, uretse ko bishobora no kuba ibyago. Nubwo tuvuze ku rusaku rwa Puma, ariko zirikane ko muri rusange ikunda kuba icecetse, inyamaswa izi kwihishahisha. Izindi nyamaswa zo mu bwoko bw'ibijangwe usanga zimwe muri zo zitontoma cyane ngo zigaragaze ubuhangange bwazo. Urusaku rwa Puma rwo rugera kure, ntikunda kwiraburiza ko ihari, niko yiberaho. Nubwo Puma ishobora kuba mu buzima bunyuranye, ihanganye n'ibyago byo kubura amajyo kubera ukwiyongera kw'abantu bagenda basatira ubuturo bwazo. Imihanda, imijyi n'inzuri z'amatungo bigenda bisimbura amashyamba, bigatuma Puma yihindira mu gace gatoya kurushaho, kandi ahantu ubuzima buyikomereye cyane. Iyo biyiyoboye, ishobora guhitamo guhiga amatungo y'abantu ikayica kugira ngo yirengere. Ubwo abantu nabo bagahitamo kuyihiga bakayica kugira ngo barengere amatungo yabo. Kandi murabizi ko iyo umuntu yiyemeje guhagarika ubuzima bw'igisimba biba bigoye ngo kimucike, bityo imibereho ya Puma ikarushaho kujya mu kaga. Abashinzwe kurengera inyamaswa bari gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo barebe uko hashyirwaho uburyo butuma Puma zibaho n'abantu bakabaho nta kibangamiye ikindi. Hashyizweho uburyo bwo gukurikirana aho Puma ziherereye, aribwo tracking, ndetse no kumenya uko zimerewe n'imyitwarire yazo. Iyi mihati ikaba ishobora gutuma Puma ziguma kubaho kandi zikarindwa kugira ngo nabo mu bisekuru biri imbere bazazibone. Puma nk'inyamaswa yiberaho ukwayo mu buzima bw'ibanga rikomeye, ikomeje kuba ikiremwa cy'amayobera menshi. Yibera mu butayu, mu misozi no mu bibaya, aho iba yifitiye umudendezo. Puma itwigisha ko urusaku atari ko buri gihe rugaragaza imbaraga, kandi ko ububasha budasaba ko umuntu ahora yigaragaza. Ibyo rero ibya Puma, umurinzi ukora bucece w'ishyamba muri Amerika zombi, iy'epfo n'iya ruguru. Ikiremwa gifite imbaraga, ubuhanga n'ubwema. Murakoze kureba. INYAMASWA TV, we tell the tales of silent hunters through forests and trails. Their strength, their grace, their untamed heart, sharing stories that touch the heart. Silent shadows in the moonlight glow. 이곳 나가로 자외 오고 구리기야. Power in motion, quiet and free. A dance of nature for none to see. 하고야리 비룬가 몸이지 마야 마샹가. You thrive in the quiet, beyond the drama. Silent shadows, forever you'll be. The heartbeat of the land, wild and free. This is INYAMASWA TV, exploring the wild, one story at a time. The beauty of this animal land, INYAMASWA TV.